Yesu ashimwe bavandimwe nshuti familia Ndumutsinzi TV, ndagushuje cyane, amahoro y'Imana kubeho cyane. Uyu munsi ni ku cyumweru, ndifuriza abantu kugira umunsi w'Imana mwiza, ko abarundi bavuga ngo ni umunsi w'Imana cyangwa ni umunsi wa Mungu, kandi uwo ni wo munsi tuba dukwiriye kwishimiramo cyane, kuko ni umunsi wo gusabana n'Umwuka Wera cyane kuri buri muntu wese w'umukristo wemera ibya Kristo. So rero ugiye kumva muri aka kanya inyigisho nziza cyane utegurirwa nanjye Evangeliste Robert Victor. Ubuntu bw'Imana bukubeho cyane kandi ugire n'umunsi urimo ibitangaza. Dushime Imana, dutangire twumve inyigisho. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu munsi wongeye kuturemera kugira ngo tuwishimiremo, kugira ngo tunezerwemo, kandi twongere gutekereza ibindi bintu binini birenze iby'uyu munsi, ndetse ubashe kutugeza naho tutigeze tugera ahashize. Buri muntu wese ndamusabira kugubwa neza kandi no gukomeza kugera ku nzozi ze biciye mu buterankunga uduha, kuko niwe muterankunga w'inzozi zacu. Turagushimiye rero, tukuragije uyu mwanya, tukuragije icyigisho tugiye kumva, kugira ngo uhereze amatwi yacu kucyakira neza, ndetse gihindure byinshi bitwerekeyeho. Bakoze rero, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba uyu munsi inyigisho ivuga urupfu n'iki cyaruzanye. Si urupfu rwazanywe mu isi gute, rwaje mu isi gute, ese ni iki dushobora gukora kugira ngo urupfu rukurweho? Mu by'ukuri nibyo tugiye kubanza kureba. Turabanza turebe ese urupfu bundi ni iki, rushobora kudutwara iki? Ese urupfu ni ngombwa, ese si ngombwa? Turaje turebe. So rero turifashisha igitabo cy'Abaroma igice cya 10, nako igice cya 5 umurongo wa 12. Haravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cy'Adamu wasuraga uwajyaga kuzaza. Nicyo tugiye kubanza kureba. Hano baratubwiye ngo nk'uko bimeze gutyo, ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, ubwo ni we Adamu. Hanyuma ngo urupfu narwo ruzanwa n'ibyaha. Ni ukuvuga ngo hari uruhererekane rwabanje. Icyaha kikinjira mu isi cyazanwe na Adamu, hanyuma icyo cyaha nacyo kigeze mu isi, kimaze kuhagera kizanywe na Adamu, nacyo ngo cyahise gishyiraho ikindi cyitwa urupfu. Bivuge ngo urupfu rwaje nyuma y'uko icyaha kiza. Icyaha nicyo cyahise kibyara urupfu. Haleluya. Hanyuma ngo ni nako urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose ngo bakoze ibyaha. Hanyuma rero hano niho duhita tubona neza ngo urupfu, ubwo tumaze kumenya ko rwazanywe mu isi n'icyaha, hanyuma ngo kandi icyo cyaha kuko abantu bose bagikoze, niyo mpamvu n'urupfu rugera ku bantu bose. Bivuga iki rero? Bivuge ngo ntabwo urupfu ruzanwa n'ikindi ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo bizanwa n'ibindi bintu byose, ahubwo bizanwa ngo, cyangwa se rwazanywe n'icyaha. Bivuga iki? Bivuge umuntu n'ubundi ufite icyaha wese yagomba gupfa. Umuntu wese ufite icyaha muri we
agomba gupfa. Ariko hano ndashaka kubamenyesha ikintu kimwe. Mu by'ukuri abantu ntago bazi urupfu nyarwo ruvugwa cyane cyane. Mu by'ukuri nubwo tubona habaho kurwara, habaho gukena, habaho n'ibindi bibazo byinshi, ariko ibyo byose habaho no gupfa bakagushyingura. Ibyo byose rero ni igishushanyo cy'urupfu. Urupfu rwa nyarwo ni ugupfa mu mitekerereze, ni ugupfa muri kamere, ni ukuba kamere yawe ituzuye. Nako ni ukuba wenda ubuzima bwawe butuzuye mo ubuzima bw'Imana. Kuvuga ngo umuntu Imana ibara ko yapfuye ni umuntu utandukanijwe nayo, ni umuntu udafite imyumvire imwe n'Imana, ni umuntu utizera Imana, ni umuntu udafite imyizerere iva ku Mana. Uwo muntu yitwa ko apfuye. Hanyuma rero imyizerere iva ku Mana yaturutse kuri nde? Yaturutse kuri Kristo, ko Kristo niwe wazanye imyizerere mizima iturutse ku Mana. Hanyuma ibyanditswe rero bigaragaza neza yuko umunyabyaha nta kindi kimukwiriye usibye urupfu. Umuntu wese ufite icyaha muri we nta kindi kimukwiriye, nta kindi agenewe usibye gupfa byonyine. Hanyuma rero hariho abantu bazi ko urupfu ari ugushyingura umuntu, ari ugupfa bakamushyingura. Ariko Imana yizi ko ahubwo umuntu wamaze kwakira icyaha muri we aba yamaze no gupfa. Uko niko Imana ibaramo abantu uburyo ngo bapfuye. Muri video nabagejeje ejo hari harimo twize inyigisho Imana ibwira Adamu na Eva ivuga ngo kino giti ntimuzakiryeho, umunsi mwakiriyeho muzapfa. Hanyuma tubona bamaze kukiryaho koko, nta nubwo Imana igaragaza ngo nuko ngo Adamu ngo ahita apfa bitewe nuko yariye ku giti yabujijwe, ngo hanyuma ngo bahita ngo Imana ishaka abafundi n'abake ngo baracukura bahita bamushyingura. Oya, iyo biza kuba rero, kandi ku Imana ntibeshya koko, Imana ibyo ivuze nuko nimukiryaho muzapfa. Ariko tubona ko batahise bapfa. Bivuge ngo rero gupfa ni iki? Gupfa ni ukwirukanwa amaso y'Imana, kuko tubona bamaze kukiryaho ngo bahise bajya kwihisha. Babonye ko bambaye ubusa bahita bajya kwihisha. Ubwabyo ibyo bigaragaza ko ariko gupfa. Kuva gutandukanywa n'ubwiza bw'Imana ni urupfu. Kuba utari mu busabane buzima n'Imana ni urupfu. Kuba utari Imana iza ukayihisha ni urupfu. Mu by'ukuri rero icyo kintu nicyo rupfu rwa mbere. Kuba utinya Imana, kuba uri umuntu wumva ko Imana iguhiga, ibyo nyine ubwabyo ni urupfu, kuba uzi ko Imana iguhiga. So rero ni gute aba bantu bazakizwa urupfu? Kereka nihavaho icyaha nyine kizana urwo rupfu. Hanyuma rero icyaha nicyo cyonyine cyatutandukanya n'Imana. Ariko tubona yuko hepfo tugiye kuhasoma nanone, hepfo kuri 15 haravuga ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateye abantu benshi urupfu, niko n'ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo bwarushijeho gusaga kuri benshi. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka. Naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. Hanyuma turi kubona neza yuko mu by'ukuri icyo cyaha nubwo cyaje nacyo kikazana urupfu, hari icyitwa noneho ubuntu bwatanzwe. Ngo ubuntu bw'Imana butagira ihuriro n'iryo cyaha,
kuko ngo igicumuro cy'uwo muntu umwe cyateye abantu benshi urupfu, ni nako n'ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo bwarushijeho gusaga kuri benshi, ngo iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka. Bivuga iki rero? Bivuge ko bitewe n'uko Yesu yaje akazana ubuntu bw'Imana butanga gukiranuka, uko gukiranuka ni kuzana ko ngo kuzazana ubugingo cyangwa se kuzatuma abantu bongera kubaho ari bazima imbere y'Imana, ariko ngo iherezo ry'icyo cyaha ryo ryari ryo gucirwaho iteka. Hanyuma rero abakiriye ubuntu, abakiriye impano y'ubuntu cyangwa se ababonye Kristo, abamaze kwizera ibya Kristo yazanye byose aribwo buntu bw'Imana, ngo abo ngabo bazahabwa ubugingo, ubugingo buzinjira muri bo, nibwinjira muri bo urupfu rukurweho. Abantu batinya urupfu rw'umubiri rusanzwe, ariko ntibatinya urupfu rw'Imana yita urupfu ari rwo gupfa mu mwuka no mu mubiri. Ubundi iyo Imana itakubara kuri muzima mu mwuka no mu mubiri ntabwo ibara kuri muzima, ariko abantu bita ko umuntu ari muzima iyo akiri mu mubiri gusa. Rero Imana irabizi ngo niba ufite icyaha muri wowe ufite n'urupfu, niba ufite rero n'urupfu muri wowe ubwo nyine ntabwo uri muzima, byaba ku Mana mu mwuka ntabwo uri muzima no mu mubiri ubwo nturi muzima. Hanyuma Imana yashaka rero ko wakira impano y'ubuntu kugira ngo urupfu rukurweho, ahubwo himikwe ubugingo muri wowe. Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. So rero ukeneye ubugingo buhoraho, ariko ukeneye kwizera Yesu kugira ngo bwakire, kugira ngo buhabwe. Hanyuma 17 rero aravuga ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikanwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Kristo. Bivuge ngo niba icyaha cyarateye ko abantu bose b'abanyabyaha, ndetse n'urupfu rugahita rwimikwa n'icyo cyaha mu bantu bose bakoze, kuko bose bakoze ibyaha, ngo noneho ngo hari ubuntu, hari impano y'ubuntu, hari ubuntu buzimanwa na Yesu. Ni ukuvuga ngo abakiriye ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ubugingo Yesu afite, abakiriye ubuntu busesekaye yatuzaniye, aribwo bwitwa gutsindishirizwa tugahabwa ubugingo. Hanyuma ngo ubwo bugingo buzimana natwe, nako buzimana na Yesu. Yesu ko yimye mu bugingo, cyangwa se tuzasangira ubugingo na Yesu Kristo, hanyuma duhabwe nyine ubugingo, tube mu bugingo buhoraho, urupfu rukurweho muri twebwe. Haleluya. So rero ntabwo urupfu rwimitswe n'ikindi, ahubwo rwimitswe n'ibyaha. Hanyuma ibyaha rero nabyo ngo bibona kwito mu mategeko, kuvuga ngo icyaha kitwa icyaha kubera ko hari itegeko. Hanyuma rero niba ufite amategeko mu mutima wawe ufite icyaha, nyuma niba ufite icyaha muri wowe ufite n'urupfu. Ni ukuvuga ngo rero ukeneye kwakira ubuntu bw'Imana, aribwo kwizera Yesu Kristo, kwizera igitambo Yesu yadutambiye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Nubabarirwa ibyaha urakira impano yitwa gukiranuka. Ugukiranuka ni kwinjira muri wowe, nta kindi kuri buzane kugira ubugingo buhoraho. Uba ukuwe mu mare w'abarimbuka, uhawe kuba mu bantu bafite ubugingo buhoraho. So rero icyaha cyazanye urupfu, icyo gihe uba ugitsinze iyo wakiriye ubuntu bw'Imana, iyo wakiriye impano yo gukiranuka, iyo wakiriye, iyo umenye ko wakijijwe n'amaraso ya Yesu. Reka turebe Pawulo nawe ukuntu yabivuze mu Baroma igice cyaho cya 7 umurongo wa 8. 7 umurongo wa 8
ubundi ni hano 7:8 Pawulo abivuga, yaravuze ngo nuko rero tuvuga iki? 7:7 amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko mba naramenye kwifuza iyaba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri nge kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. 9 aravuga ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije icyaha kirahembuka mpera ko ndapfa. uri kumva? Kera nari muzima ntafite amategeko, ariko itegeko rije icyaha gihita gihembuka mpera ko ndapfa. Ni ukuvuga ngo wowe ufite amategeko muri wowe wamaze gupfa, uba wamaze gupfa. Kubera iki? Itegeko rirakubwira ngo dore wasambanye, wibye, wishe, wabeshye, watukanye, ufite ishyari n'ibindi. Hanyuma ibyanditswe biravuga ngo ibihembo by'ibyaha rero ni urupfu. Abaroma 6:23. Hanyuma rero niba ufite amategeko muri wowe akubwira ko wakoze ibyaha runaka, mu by'ukuri uba wamaze no gucumura, wamaze kwitwa ko uri umunyabyaha, kandi umunyabyaha akwiye gufatwa n'urupfu nk'uko ibyanditswe bivuga. Hanyuma rero Pawulo ngo yari muzima adafite amategeko, amategeko aje rwose icyaha gihita gihembuka ngo aba arapfuye. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, tuzize kwica amategeko. Mu Efeso 2:8 ngo ubuntu nibwo bwabakijije, ubuntu nibwo bwadukijije, rwatuzuye. Rero kugira ngo umuntu azuke imbere y'Imana nuko aba yakiriye ubuntu bwa Kristo bwatuzaniye gutsindishirizwa, tugahabwa gukiranuka bikaduhesha ubugingo buhoraho. Icyo gihe tuba tubaye bazima ku Mana, tuba tuzutse tubaye bazima. So rero icyaha mu mategeko, amategeko iyo ahari atuma icyaha kibaho. Icyaha iyo kibayeho habaho kwitwa ko urupfu rwinjiye muri wowe. So rero niyo mpamvu uhora udafite amahoro mu mutima, nuko icyaha kiba kiri kukuteza urupfu, ubwoba bwinshi, guhora wibaza byinshi. Ibyo bituma mu by'ukuri urupfu ruza. Guhora uvuga ngo ndi umunyabyaha, guhora uvuga ngo nacumuye, Imana yandakariye, nyine uwo mwanya ntabwo uri kumwe n'Imana. Hanyuma rero nta mutima wari uko nyine, harimo amategeko, harimo icyaha, harimo n'ibindi, icyo gihe uba wapfuye. So rero ukeneye kubaho imbere y'Imana. Umuntu uriho imbere y'Imana si ugendagenda hano ku isi, ahubwo uriho ni umuntu wamaze kwizera ubuntu bwayo. Bivuge ko rero uyu munsi ufata icyemezo cyo kwakira ubuntu bw'Imana, umenye ko wababariwe, umenye ko Imana nta cyaha ikubaraho, umenya ko uri umukiranutsi by'iteka. Hanyuma uzagirirwa neza, uzabona kugira neza kw'Imana, ko kuzuka uba wazutse, wabaye umuntu uzutse, uri muzima. Ubuntu bw'Imana bukubeho rero. Menya iki kintu cy'uko umuntu wese ucyumva yuko amategeko yagira icyo amugezaho, uwo nguwo ibyanditswe bivuga ko yanapfuye. Kugira ngo ube muzima ku Mana ni ukuba wakiriye ubuntu bwayo ukazuka. Ubuntu bwayo bwazanye imbabazi z'ibyaha z'iteka, ibyaha by'ejo hashize, iby'uyu munsi n'ibyahazaza. Iyo umenye ko wabibabariwe, wakiriye ubuntu bw'Imana, hanyuma ubwo buntu buhita bukwinjiza mu kugira ubukiranutsi bw'iteka, kandi ubwo bukiranutsi buguhesha nabwo ubugingo buhoraho, ukabukuwe mu bapfu, ubaye ushyizwe mu bantu bazima. Birashoboka ko umuntu yaba hano ku isi Imana ivuga ko yapfuye, igihe adafite
ubuntu bw'Imana, igihe agifite umutima umuciraho iteka, igihe akibaraho ibyaha, igihe agifite umutima wo umubwira ngo uzarimbuka. Mu by'ukuri igihe akora ibyaha akavuga ngo Imana irandakariye n'ibindi, icyo gihe Imana ivuga ko atari muzima. Ukeneye kuba muzima imbere y'Imana kurusha uko waharanira kuba muzima imbere y'abantu. Ushobora kuba muzima imbere y'abantu, Imana ivuga ko utariho, kubera ko wiyita umunyabyaha kandi Yesu yarakuyeho ibyaha byawe. Ubuntu bw'Imana bukubeho, gira umunsi mwiza. Ndagusaba kandi subscribe, hanyuma uzakomeza kumva inyigisho zose ntambutsa hano. Ikindi ukore like, ikindi ukore na comment. Ndagukunda cyane. Nitwa Evangeliste Robert Victor. Ugira umunsi mwiza. Bye bye.